ikintu nakubwira ni uko na Yesu naza azaza nk'umujura cyangwa se nk'igisambo. Niyo mpamvu dukwiriye kwitegura kugira ngo tubeho twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Icyo nshatse kubabwira rero, nshatse kubabwira abantu bitwikira imyenda yera kandi ari ibirura, bakabiba amafaranga yanyu kuri telefone. Ibyo bintu niba bitari byakubaho nawe isaha ku isaha bizakubaho, kuko iki gihugu kigenda gitera imbere niko n'abajura nabo bagenda bazamuka. Abo bajura baragenda bakiyambika ishusho ya MTN, bakavuga yuko ari abakozi ba MTN, bakakubaza ibintu bijyanye na mobile money, ndetse bakakubaza byinshi cyane. Baba batuje mu gihe wowe uba ujagaraye mu bintu byawe byose, bakubwira amafaranga ugashidukira hejuru. Ni ukuvuga aba bantu baraguhamagara, bamara kuguhamagara umva uburyo bigenda.